Haleluya, shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, Uwiteka Imana abashigikire, jya nkunda kubashishikariza gushima, aho muri hose shima, wowe wabonye ubyutse ukabona biremeye shima, wowe wagiye muri gahunda zawe ukabona ziremeye shima, jya nkunda kukubwira umunsi ushobora gusa n'undi ariko ibereye muri uwo munsi ntibise, cyangwa se ijoro rigasa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro ntibise. Wowe wabonye ari amahoro shima Imana muri byose. Umuririmbyi araririmba ngo byose birashoboka mu kwizera. Wowe rero wabonye byakunze ukabona biremeye shima. Tugiye kumva ijambo ry'Imana no gushima Imana yabanye natwe. Reka dusenge Imana, dusengera ijambo, dusengera abarwayi, dusengera abafite ibibazo hirya no hino. Nyemerera umfashe uzamure kwizera, wumvishe iri jambo udafite kwizera ntacyo byaba bimaze. Reka dusenge Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana yo kubahwa, waturindiye umubiri n'ubugingo, shirwa hejuru. Mana benshi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina. Twe kuba waturinze si ubwiza, si uburanga, si icyubahiro, si uko tuzi gukiranuka, ahubwo ni imbabazi zawe. Ndakwinginze ugaragaze imbaraga zimira izindi, ugaragaze ubushobozi bwawe, ugaragaze imbabazi zawe mu byo dukora byose, ubane natwe. Mana reka mbonereho gusengera abafite ibibazo hirya no hino. Ijambo ryawe riravuga ngo abarushe n'abaremerewe tugusanga uturuhure. Hari abarwayi bananijwe n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye. Reka acyumvira ijambo ahaguruka haryamye, reka acyumvira ijambo ahaguruka aho yicaye, reka acyumvira ijambo rimugereho Kristo, reka acyumvira ijambo ukore mu magufa, ukore mu mishokoro. Reka umutere urushinge rutaryana, utanga ikinini kidasharira. Ndakwinginze mwami Imana, reka uremere abantu amashimwe kubwira ijambo ryawe. Nyemerera ufite ikibazo cy'amafaranga witamurure, ufite ikibazo cy'amadeni witamurure, ufite ikibazo cyo kubura urubyaro. Ndakwinginze wigaragaze Kristo. Nzi ko ushoboye byose, nzi ko nta cyakunaniye, nzi ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ijambo ryawe muri Yobu 42 haravuga ngo nzi yuko ushoboye byose, nta na kimwe cyakunaniye, nta na kimwe wasize mu byo udashoboye. Nzi ko ushoboye n'iby'uyu mwene data. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo wigaragaze kandi wiheshe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 16 umurongo umwe gusa wa mbere. Hari umuririmbyi uririmba ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. Ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Nabonye umuntu ahanga umuryango amaso ukamanika amaboko. Nabonye umuntu ahanga umugabo amaso, umugabo agashaka undi mugore. Nabonye umuntu ahanga inshuti amaso ikamutaramana. Nabonye umuntu ahanga umubyeyi amaso akamwereka ko atigeze amubyara. Ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo kandi babahanga amaso bakabakoza isoni. Iringire Kristo wenyine, n'utazigera gukoza isoni. Ndetse n'umwana wabyaye ashobora kumanika amaboko, ndetse n'uwo mwonkanye ibere rimwe ashobora kumanika amaboko, kubera ko ari umuntu. Ibyumba by'umuntu ni byinshi cyane. Ibyumba by'umuntu kubimenya byakugora, ndetse n'umuntu muri hamwe mu nzu ibitekerezo bye kubikontorora byakugora, ndetse n'umuntu muraye ku buriri bumwe ari igihe ubuzi ngo muri kumwe kandi yifitiye izindi gahunda, agakora ikintu kikagutungura
utazi ko yagutungura kubera ko ni umuntu nyine. Abantu ni gutyo duteye. Reka dusome ijambo ry'Imana ngo Mana undinde kuko ari wowe mpungiyeho. Haleluya. Nta wundi mpungiyeho, hungira kuri Kristo wenyine, hungira kuri Yesu. Yesu niwe munyembabazi, Yesu niwe mutunzi w'imbabazi, Yesu niwe ubitse ibanga ntarimene, Yesu niwe muvandimwe. Indirimbo 35 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, igikunda kumfasha ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Ibaze kuba umuvandimwe wa Yesu, ni iby'igiciro kinini. Umva, Yesu ni inshuti nziza, niwe nshuti itagiharara nk'ab'isi. Ab'isi baraguharara, umugabo araguharara akakubwira nzagukiza ibikomere, ahubwo akakongera ibiruta ibyo wahuye nabyo. Umva, ab'isi nta kigenda, ariko Kristo niwe nshuti nziza. Murajyana ntigusige, mwasangira ntigucure, wayibitse ibanga ntirimene. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane natwe. Icyo nkwifurije ni ukwiringira Kristo. Shalom shalom.